nabonye byinshi biteye ubwoba. Njyewe ibintu byandwaje umutwe bituma nifata kwitama ndiheba ndiganyira mugani wa mukecuru. Ntabwo ari ibyo bashinjanya bakoze. Unyumva uretse gato unyumvise. Yego. Mu byukuri ibyo bashinjanya biri ibyo cyangwa bitari byo. Bizi nyuma nambara ipantaro buri munsi ariyo nkoramo ntahinduranya Mutesi yarankomerekeje yasubizaga inyuma buri munsi n'aba pastor barakomeretsanya rero. Mutesi buri munsi nahoraga kuyofisa ndanabyibuka ubuzima nari ndimo ndi singo nyine Claude akajya ashakira abagabo akashaka mu mugabo akashaka mu mugabo ahantu akamubwira ati yewe genda ushake mushiki wanje yaguhaga pass ni pass yahigaga ngo ufite imitungo ngo ufite amashuri akabara munzaniye ariko nyine nababwiye ko urugo ari urukundo wari umukobwa mwiza ntabwo byavaga muri gusa ndagushimiye koro ntabwo wanyituye nabi nakugira ahubwo uzirikize ahubwo yarangayaga yavugaga umuntu utafite umugore kucya ndangira abandi wabyumvise ibyo rero nasubira mugani ko ntari impumanye hari ikibazo nari mushikira kandi stari uhumanye ntabwo umukobwa wa nyina nge se cyo kibazo mbona gikomeye muri iyi situation. Ahubwo ikintu gikomeye cy'amahano akomeye bakwiye no gusabira Imana imbabazi cyangwa bakazisaba n'Abanyarwanda niba bizashoboka nukubona nicyo kibazo gikomeye sa ibyo uvuga ngo gutuza ejo nazanye n'abantu mu modoka ahantu ari imvuye bari kuvuga ariko buriya Claude ari gushaka ntihita ari gushaka umumama umwe twari twicara yavuga ati ni ukuri ku Imana kugira ngo nijye hiti mu bintu nka biriya byo kutuma abantu bamvuna napfa nkipfira jewe nahamagaye Pastor Claude noneho ubwiza ukuri Pastor Claude atiki namubwiye ni Pastor wambabariye urazana abandi bantu kubera iki ngo Mutesi yabazanyemo mbere ni nose niba yarakoze ikosa nawe urarikora tibasi reka tuvuge ko Mutesi ari umugore tiguhagaragaje ubugabo bazi. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Mwese rero mbasuhuze cyane mbifuriza ibihe byiza kandi tubabwire ngo turabakunda cyane. Tunezerewe Imana kubw'ubuntu n'imbabazi zayo zitagira akagero kubwa Yesu Kristo umwana wayo yaduhaye kugira ngo dupfire kubw'ibyaha byacu. Uyu munsi twaba turi bazima. Imana ibaho umugisha cyane aho muri hose mu mpande z'isi. Abakurikira ibiganiro byacu mutarasubscribinga muanze mukore subscribe kandi ikindi cyo munabisangiza abandi kandi mudusangiza ibitekerezo kandi namwe muduhamagare mutugire inama munatwungura ibitekerezo kandi nibyo umugisha ukomeye cyane. Ndaza kuvuga ngo ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba ngize umugisha wo kwicara kuyobokamana TV ndi kumwe na mwenyewe Joel Iyobokamana abantu benshi nabaze n'amazina yawe sibye Joel gusa Iyobokamana Joel Iyobokamana narabyemeye uri Iyobokamana kandi nibyo koko kubera ko n'umuyoboro ngire ngo urumwe mu bantu muri kino gihugu beruye bagatangiza gukora Iyobokamana ku mugaragaro batarivangiramo ibindi bintu ibyo ari byo byose. Imana igumugisha cyane. Amen. Joel suza abantu ku Impanuro TV bagukunda banagukurikira. Ngire ngo banakwihanganisha dore nkukuye kwa muganga dore ko ibintu biba bitoroshye cyane. Ariko nejejwe n'Imana ko uvuze ati mu mbaraga nkiya z'umubiri mfite reka ntago umusanzu wanjye muri buno buryo areka ngwe kano kanye basuhuze cyane. Mbere yuko wenda dukomeza cyangwa dutagira ikiganiro reka maze babwire ko mwese mutumiwe kuri Dove Hotel kuri iki cyumweru cy'itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2024 ahazaba igikorwa cyangwa umuhango ukomeye wo kumurika icyo bita Jesus Film Project Africa Partnership. Ni umukozi w'Imana witwa Dr. Silas Kanyabigega muziko yagiye akora ibiterane yazenguruka ahantu hatandukanye yerekana filime ya Yesu agenda yisobanura avuga n'icyo abantu amasomo ikwiye gusigira abantu. Uyu mushinga ro bazawumurika kuri Dove Hotel aho abantu bose batumiwe ku isaha ya 8 nyaboneka rwose ntimuzacikwe muzaze muri Dove ku Gisozi pasi kuri Dove ku Gisozi pasi naho uzaze nzaba mari kureba filime ya Yesu mwana ariko kuzi ibintu filime ya Yesu uzamateka yakoze turi abana batoya tukayireba tukarira we nge nta n'ubwo amahirwe kuyibona bamutaye imisumari kuko
urumva televiziyo zabaga ziri ahantu hakeye iwacu mu cyaro kuryo bavuga nka hano hantu turi uri kuhabona ukazajya kwireba wenda nka Kicukiro niko bimeze kandi ugomba kugera nijoro kandi bayerekanaga nijoro kubera bakoreshaga amaprojecteur kandi ku manywa akavuga ngo niba byitaga gute ngo ntibibona ngo ni video ngo bagiye kwerekana ngo niba ari video ngo niba bagiye kwerekana ibiki ngo bagomba kubyerekana nijoro kandi nijoro akaba mu rugo akavuga ati oya ntagomba kugenda nk'abashumba bacu bakagenda nkumva nsigaye mbabaye bakaza bitubwira none bagiye kubyerekana ku mugoroba bagiye kubyerekana ni umushinga ukomeye bazabudusobanurira byose ni kuri rero saa 8 ku cyumweru kuri 17 kuri Dove Hotel ku Gisozi hariya kuri ADPR nyaboneka muzaze dutaha uno mushinga ya Pasi urakoze cyane ni wowe mpereyeho uraho neza urakomeye ndakomeye ndashima Imana ndagukunda urabizi kandi si uburyarya ni ukuri ari ibintu byinshi mu kazi abantu baba baziranye naje Butare ugihari umuhuza n'abantu nibuka ibintu byinshi pe n'umutima ugira wo kwifashiriza abantu Imana igiguha umugisha cyane reka nsuhuza abantu badukurikiye bari ku Mpanuro TV bari kuyoboka Mana TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo Imana yo mu ijuru igibitaho cyane wowe ureba ikigano nk'icyo ukabubabaye ukwiye gusenga kandi ukizera ko Imana itabara abandi nawe izagutabara kuko ntabwo ari wowe izigirizaho nkana kuko ijambo ryayo rivuga ngo naho yababaza umuntu ntibikora iteka igeraho ikamugirira ibambe ikamwishimisha ibyishimo bingana n'igihe yababarijwe imyaka cyangwa iminsi y'ibyago ikayivunjamo ibyishimo wowe rero wishimye uri mu bihe byawe byiza warasubijwe ni wizere yuko Imana yagutabaye n'abandi zabatabara ariko ujye ukunda gutabara abantu bababaye nk'uko wa muririmbyi yabivuze ko abajyana na Yesu gutabara abandi aribo bajya bagabana umugisha w'Imana kugira ngo ndabasuhushe mu buryo bwose bushoboka twiyumve mikaze yego kandi ikindi cyo reka hari abantu benshi badukurikira tubifuriza umugisha abantu bajya bafata n'akanya kavuga ati reka mpamagare Joel cyangwa mpamagare Pasi cyangwa se n'undi mubwira ati hano hantu hari ahantu bitagenze neza kano kantu hari akantu katagenze neza reka mufashe tukagorore kugira ngo hataza kugira ikintu icyo ari cyo cyose cyabasha kuba cyayobya abantu benshi cyangwa se abantu bagira gushidikanyaho dushimira abantu dusangiza amakuru mu buryo bwari bwo bwose cyane rwose mwese Imana ibaha umugisha commentaire zanyu kuduhamagara mu buryo butandukanye n'ubufasha butandukanye bwo kugira abadushyigikire hari bake babikora Imana ibaha umugisha cyane by'umwihariko ndashima abantu maze iminsi ndwaye niyo mpamvu ubona nabuze ntabwo biba byoroshye narindi no kwa muganga buriya nagiye mu bitaro kandi simbikunda ariko inshinge n'amaserumu byari danje man ariko ubu ni narakize nyine ndikoroherwa niyo mpamvu n'abantu bambuze kuyoboka Mana babimbazaga impamvu ndakora ibiganiro mbahehe byagenze gute naraje nkora ikiganiro kimwe ndongera ndarwara narakirutse gato norohewe nza nkora ikiganiro kimwe na BKM icyo gihe mpita nongera ndarwara ariko ubu ndashima Imana ishima kumeze neza kandi nabyo nubwo ngufatiranye ariko hari umucyo shaka ko tugiye gushyira kuri bino bintu navuga ngo bimaze iminsi hanze cyane kuko nka Joel Yobokamana mu myaka 4-5 umaze ukora uyu murimo mu buryo bw'iyobokamana TV uhuza abavuga butumwa ko bari mu byiciro hari abari hejuru hari abarimo hagati hari n'aboroheje bose ukagerageza kubahuza kandi ubutumwa bugatambuka neza cyane navuga ngo kuyobokamana niho hantu twagiye tumenyera abatumishi benshi hari ababa mu Rwanda n'ababa hanze bose nagiye bisanga kuyobokamana rwose impande zose z'igihugu umuntu wese umuvuga butumwa especially ADP bamwe barazi ko ari channel ya ADP yego bigeze babivuga cyane ariko ntabwo ari byo kwera ukuntu aba kuryamye kuri ADP uyivugira n'ibyo abantu babona bitameze neza ukagerageza ukatubigorora ukabigira byiza n'ibindi byose ku buryo ariko nje burya niwo mwuka wanjye mpe icyo nzagifatira ikiganiro kubera ko hari ukuntu abantu bakuzi nk'umuvugizi ngaho umuvugizi w'amatorero atandukanye hano nzabisobanura mu icyo kiganiro sasa ikintu gitumye nkuzana n'umunini nk'ubwo buvugizi bwose warabaze iminsi urwaye ariko hari ikintu wakoze hari movement wakoze bituma abantu bacika ururondogoro cya kiganiro witwa Pastor Claude yifashishije avuga ko Mutesi ariho yemereye muri icyo kiganiro ko ari yabaye umukozi we ndetse ko
yashatse ko banabana ariko akajya amuha abandi kugira ngo Claude yemere gukunda Mutesi ngo Mutesi ahubwo Claude akajya aha Mutesi ngo pass ijambo pass none iyo rigezeho bitanduca nkarumira ko biteye ubwoba so today uyu munsi ibintu byakomeje kugenda bihindura inona mbona pastor mbona Joel mbona ugikuyeho mbona ikiganiro wongeye usubijeho uhita unagishyira muri community kugira ngo wapudetinga abantu bashobora kuza kukibona bundi bushyashya ibintu bica abantu ururondogoro yenda turaza kugira kuri izo mpamvu yatumye ubikora ariko nkuhamagaye nk'umwe mu bantu uzi w'inshuti ya Pastor Mutesi for so long nubwo navuga ngo uzi inshuti ya benshi ariko Pastor Mutesi navuga ngo hari umwihariko bijyanye nuko ibirori bye wabibagamo ndetse n'ibihe bibabaje n'ibindi byose mwarabisangiraga yenda usibye muri iyi minsi ngo numvise ngo ubuzima bwari butangiye guhinduka none yatangiye kuvuga ngo azajya akorana n'abantu ngo baremereye cyane ngo abantu boroheje nk'uko yenda Pastor Claude yagendaga bisobanura ariko Pastor Mutesi na Pastor Claude uyu munsi mugiye kumva ibyo mutigeze mwumva kubera ko ndi kumwe na mwenyewe naba ngo n'umuntu wabahuje niwe muhuza wabo ibyo ari byo byose kubivugwa hagati ku byo guhana amakado ku byo kujyana ngo za Gitarama muri ibyo ku byo kwimana ku byo guhana ibyo by'inkundo utabasha gusobanura muri buno buryo turaza kubimenya cyane wihangane kubwo intege nke z'umubiri ariko turaza kuganira mu by'ukuri navuga ngo Pastor Mutesi asobanura iki kuri Joel ndetse no kuyobokamana muri rusange tuyobokamana TV kuyobokamana muri rusange mu Rwanda aka kanya kugira ngo tubanze twumve icyo kintu noneho uze no kumbwira kuri Pastor Claude kugira ngo tuze no kwinjira ku by'umuhuro wabo muri rusange kugira ngo tuze kumva urufatiro rw'ibintu bintu Imana igumugisha cyane ya pasi urakoze ubajije ikibazo kirimo byinshi ndagorana ariko ndumva ndi bugusubize kuko naje mu kiganiro mbyiteguye kuri bumbaze ati Pastor Mutesi asobanuye iki kuri Joel ati Claude asobanuye iki bashobora ko nta gisobanuro kinini bafite kuri nge ariko bagifite kuri platform yanjye ya Iyobokamana TV uretse ko nta buryo bagira ugisobanuro ku Iyobokamana TV batagifite kuri nge nyirayo no ukuri abantu babyumve neza reka mpere kuri Pastor Mutesi Pastor Mutesi igisobanuro afite nuko nabakunda kubivuga ntabwo navuga ngo ninjye wamukoze kuri social media oya ariko ninjye wakoreshejwe n'Imana mu bambere mu kumurika impano ye mu kumumurika sibyo yego kuko nibuka uburyo twahuye ryari mwahuye gute ubundi twahuye yagiye kubwiriza ahantu niho nari ngikora Iyobokamana duhura arabwiriza numva ibyo bintu yabwirije binkozeho nyine birimo amagambo y'ubwenge numva yafasha abantu ndavuga ati ariko ibi bintu uvuga ariko icyo gihe twaduhura n'ubundi nari naramuporopoje ko yazajya akora ivugabutumwa ku Iyobokamana arambwira ati ngiye kubaza Imana nibinyemerera nzakubwira ariko abihunga kuko yatinyaga social media oya itangazamakuru muri rusange yego kajya mbwira ati Imana ndacyayibaza ariko ndabaza n'abana nyiri ibintu nk'ibyo abwirije aho hantu ndi kodinga na telefone maze kuri kodinga na telefone audio nyishyira hanze yewe nyishyize hanze abantu barayikunda bumva ubwo nafashe audio nshyiraho ifoto nimwe twaprodegaga dukoresheje tune 2TB sinzi niba ubyibuka dutangira gutyo aza kuvuga ati tutajya dukoresha ama audio bisanzwe nari ntarabona kamera ariko ubwo bwenge bwa YouTube bwo buhari busanzwe bunakora umuntu ava kure turakora ama audio turatangira
nuko amazu twatangiraho menshi nta hari kuko buryo iyobokamana abantu babona siriya iyo watangiraho si yingiye iyobokamana yagombye kuba ari imwe muri chaîne zikomeye hano zifite n'abasabu benshi ngira ngo cano barayibye ariko iyobokamana bigeze bayitakinga down bayiba nyine igeze mu narigeze mu subscribers icyo gihe 180 kera hagize nk'imyaka 3-4 ngaho bitekereze nawe wumve wongera gutangira bundi bushya nongera gutangira A0 abantu bakunda no kubibaza ko bati cyo kuki uruwa kera ariko ukaba udafite abasabu benshi 200 ko bidahagije abo mwatangiriye rimwe bafite njewe iyo batayitekinga down nagombye kuba mfite abasubscribers barenga 500 byibuze icyo nacyo wenda abantu bakimenye rero ibyo biganiro by'abantu benshi twagiye dutangirana nta bikiriho birumvikana urumva byese biburiramo muri iyo nkubiri yose nihuse rero Mutesi twarakoranye biza kugera muri video turakorana rakundwa rwose pe avuga amagambo y'ubwenge dukora ibiganiro dukora ivugabutumwa buri cyumweru yabaga afite ijambo ry'Imana kuyobokamana nani namuhaye oreri ukaba bizi nyine kuko akaba bizi rwose kandi abikunze rwose abikoramo kwitanga nta kiguzi nta kintu nsaba nta vrema Imana ibimwibukire kandi bimuhera umugisha amen mbo Mutesi rero niba yarafite isezerano ryo kwamamara maze kumumurika tumaze gukorana ibiganiro byinshi n'izindi chaîne ziramubona ahantu buka ahandi yagiye ikigano kimuha hit ikomeye ni kuri Afrimax muri yagiye cya covid yagiye kuvuga ibintu niba 10-20 sinzi ibintu nk'ibyo yice ibintu nk'ibyo arakora isimbiza kumubona n'izindi chaîne ziramubona aza no gushinga Gira Neza TV arakora bese aramamara nyine abatasa umuntu udasanzwe ku bantu benshi yego kuvuga rero ngavuze iki kuri nge nshima Imana cyane ko yankoresheje kugushyira itafari kwivuga butumwa rye no kuba ryarageze ahantu henshi kandi buriya icyo nabwira abantu buriya nubona umuntu ageze mu bihe bibi bye yego sibyo ntibizakwibagiza ibyiza yakoze yego good kuko buriya pasire kahubwira umuntu wese icyo ndaza kukivugaho nyuma ngira icyo mvuga kuri ibi bintu byabo na Claude turakivugaho nyuma dusoza Mutesi rero nuwo kuri nge Mutesi mufata nk'umwe mu bafondateri babavuga butumwa biyobokamana TV ndabimwubahira nawe kandi arabinyubahira niyo mpamvu wagiye umubona mu birori bye wagiye umbona nawe ariko yarantabaraga zipfusha muzehe ko ari umwe mu bantu bari imbere urugendo rutoroshye rw'icyango wari rwabyambariye ahari mu guherekeza umugeni wa Kristo mbese ntabwo navuga ngo Mutesi yigeze atesha agaciro igikorwa Imana yankoresheje kuri we kandi nanjye sinigeze ngitesha agaciro Pastor Claude rero nawe buriya ninjye wamuzanye kuri YouTube uretse gato yenda kuri Mutesi nako tuza kubigarukira rimwe nta kibazo Pastor Claude nawe ninjye wamuzanye bwa mbere kuri YouTube umukuye yarampamagaye ndabyibuka yari afite chaîne yitwa Niba ari umusamariya mwiza ntabwo ari chaîne ahubwo ni groupe y'amasengero basengera ni groupe umusamariya mwiza iyo groupe se z'uburyo naje kuyisangamo kiramo na link arafata ni wejo weri wiyobokamana ati yego none se ko nshaka kuzampa ko twakora n'ikiganiro mfite ubuhamya nyine bizuryo ntumbaze igihe ntuze kudetermina mu gihe byangora kugenda mbyibuka kandi dushaka kuvuga ibintu byinshi Claude nyine tuza gupanga turamenyana dukorana ikiganiro ntekereza ko kiriya kiganiro ahubwo se ikiganiro nakiriyemo Claude ntabwo ari kiriya cya mbere kiriya si cyo cya mbere ra nicyo cya mbere oya ntabwo ari cyo cya mbere si cyo cya kuko oya
ikiganiro nibyo ikiganiro twakoranye na Claude bwa mbere ni kiriya nshuro niyo ya mbere ahubwo naje kumugarura noneho bimwe mu bintu yavuze mo hariya by'ubuhamya bwe abumpa noneho icyo genda byibuka ko nabukoze yarangiza agahita ajya no kuyisimbi kubutangayo yego ariko mwiyicara kuri kamera z'iyobokamana TV ni muri kiriya kiganiro cyarimo abantu benshi yego kuko ndibuka ko yazanye na ba Bishop Brigitte barabose ni wabazanye barabose ni wabazanye bo na Brigitte ni njyewe yatangiriyeho YouTube aza kuri social media bwa mbere Brigitte niyo bakamana yamuzanye kira kigano Claude wamwakiremo bwa mbere bari kumwe na ba Mutesi na ba Brigitte na ba Valentine na ba François ni benshi na Gihozo igifaru haryo ndi n'indubgora se sabo na Liliane Mukabadege abana bya mbere banakenyesha ahubwo abantu bose baba bambaza ati bare abantu babahuje uti ahubwo yobora n'ikiganiro uzuguru byagenze ubundi ukuru byagenze we ntubizi kiriya kiganiro buri wese yari yagiye ansaba ikiganiro ku giti cye wumve kubera ko iyo bakamana nubwo mubona wenda nyuma yo kutekingwa down n'iki yagiye igira kandi na nyuma y'urupfu rwa muzehe bisa nkaho na nyuma ntabwo wongeye gukora muri urupfu rwa muzehe buri hari igihe ibintu bikugiraho ingaruka bimaze igihe ku bantu bareba hiti yo bakamana yari ifite kuva muzehe yapfa n'ubu niye turuva gakeya sanga nyine kubera hasa nkaho inshingano icyambere sanga inshingano hari ukuntu inshingano zabaye nyinshi nibindi ntabwo twabigaruka amanga simbitindaho cyane ariko ubu ndi kugaruka naje ngwino wafura urumva pasi yego noneho Claude twari twapanze ikiganiro wenyine ari kuzana mbwatuzi nkuzaniye abandi bakozi b'Imana barimo Valentine ariko Claude bikwibwirira na Brigitte urumva yego napanze na Brigitte na Mukabadege ngo nawe namubwiye ari kuza ari Claude yego ubwo bwitangira bugira ndavuga se Claude ko dufite ikiganiro wenyine abo bantu amasaka ndayakura he gute turakorana uti bose umwe ubwo François nawe twari dufite ikiganiro ku giti cye François bundi yabijemo yaguye mu ikipe kuko we twari dufite ikiganiro noneho ubwo Gihozo nawe sinzi shene yindi yari yaje guha ikiganiro kuri Baoba hotel aho nakoreraga kuko Baoba niyo hotel aba YouTube bahuriraga akirangije mbo bamaze kuza bose nabati rero ntabwo nagenda nakira umwe ngo bikunde ngiye kubahuza dore no ku kiganiro cyaje niyo kiganiro gikomeye muri no mu Rwanda niyo kiganiro cyahuriyemo n'abantu bakomeye mu gihugu mpita mbabwira nti mwicare hariya rero tidukore no kubishaza abantu byanze ibimbana ikibazo gushaka icyo mbaganiriza topic dafase aba bantu tuganire kuki ubu turaganira kuki ndavuga nari mfite terime mwe minsi ivuga ngo iyo Imana ishaka kugukoresha ibintu bikomeye ikunyuza mu bikomeye ikagukomeza uzabona uko ukomeza abandi rwose none nkabaza umuntu ngo wowe wanyuzeye urumva nitamvuga ngo tugiye gukora ikiganiro cyitwa ngo ibikomere by'abakozi b'Imana niko kira kiganiro buri ariyo teme yacyo yego bo turagikora buri wese nkajya muha umwanya agatanga ibikomere bye Brigitte ati ngewe nararwaye cyane mubaza ati se niki wari urwaye ati kijya kimenyekana se ati François niwe wansengeraga Claude ati ngewe nagiye kwiyahura ati njyana imodoka ya Vewiti ati nyiparika ati hafi ya Nyabarongo aho giye kwiyahurira nyirindisha umuntu cyugiye nkamubaza ati se wagiye kwiyahura urindisha umuntu imodoka uyirindisha umuntu gute ati ngo njya muri Nyabarongo ndoga nyine ibintu nk'ibyo biraho bimwe nkabyemera ibindi nkumva ari ugutwika sibyo yego n'abandi baraza bavuga byinshi Mutesi abagezwa ati Claude nge yaranyanze Mutesi yavuga neza Claude yamugiriye ati byagenze gutya uko baziranye urumva nubwo bavuze ngo njye bahuje ariko wapi bari baziranye kuva na kera yego urumva ikiganiro ndagikora
mfata punchline zacyo mfata kariya ka Claude na Mutesi ngashyira muri punchline yego bo ubwo nuko ikiganiro cyaje yenda turi aho ngaho kwa abantu benshi bagezeho yenda amakenga Claude yifashije cyane kuko yenda niba ubizi urabitubwira niba utabiziho nyine ubwo nta makuru arabahari kuko Pastor Mutesi yaba yarabaye umukozi wa Claude nkuko ari mu kiganiro yabivuze ati hantu ngo yagiye ngo niba ari zaremera ngo kazi ka Claude k'ubusekreteri ibintu nk'ibyo kuko ibyo nzi nibyo bavuze mu kiganiro nibiriye ariko ibiri inyuma y'ibyo bavuze mu kiganiro ntabyo nzi yego kuko Claude mwiriya minsi ni naho twari tukimenyana yego ya kandi yari umukapo cyajya ari umupatro yari ameze neza cyane bo wabonaga ari umuntu ugira murare ariko mbona ubonye ariko nge sinya nciraho abantu iteka ndeke kuvuga ngo nabonaga n'ubu nta ngire n'umuntu uri kuru usabana yeah noneho baraganira rero bibukiranye ibihe bya kera yeah rero ari nayo mpamvu Claude nyine yabyifashishije rero kugira ngo ikureho wenda reka mpite nihuta ntacyo nyemerera turi gutinda reka twihute kugira ngo abantu badakererwa kugira ngo ngikureho wifate kure ikiganiro kuko wari umaze kubona ko Claude akifashishije muri interview njyewe nari ndyamye nirwariye yego mu gitondo nsanga abantu bampamagaye benshi nsanga ama message menshi ariko mbwa ati bamwe bampaye na link y'ikiganiro link ntabwo bayimpaye ahubwo naragishatse ndakibura ni na Claude wayimpaye ndabani kiriya kiganiro cyanjye wakoresheje muri video kwitansa by'uburenganzira ndarambwira ati nyine nagikoresheje okay ndavani nanga kubigira birebire noneho nyimubaza niyo nsanga abantu benshi banyandikiye abandi bampamagaye ndabani marinki yacu akiyima bita ngikuraho uzigikuraho tentative nari mfite nabazi ikiganiro cyateye bombori cyatumye abantu banyandikira gutya banampamagara basubiranamo gutya bapfa ikiganiro cy'iyobokamana nari ntaramenya nari ntarakurikira amakuru neza kuko nari nanirwariye yego ndabani tereka mbe ngikuyeho bita ngipurivatiza kugira ngo urebe aho ibintu byerekeye ngo mbanze menye impamvu cyateye ibibazo nyipurivatije Claude ahita ajya kuri kamera mu masaha make direct akikibura ikiganiro cyavuyeho kubera numva bari kubibazanya bituma nkurikirana ibyabaye byose nsanga burya kuba nagikuyeho ari amakosa nongera ikiganiro ngisubizaho na updating abantu shyira muri community ati murebe ati iki kiganiro ngikora ntabwo nari mfite tentative yuko kizageraho kikaba ikimenyetso kigirwa impaka cyangwa kigateranya abantu njye nagikoze ndi kwivugira ko bikomere by'abakozi b'Imana ati bindi ni iby'abantu ku giti cyabo personal ndabikirekura n'ubu kiriho nyine abantu kandi bagiye bagikurikira nyine cyakoze bongeye gusa nkaho bakinjiramo neza mu byari birimo imbere hari n'abambwira ati wakire ya Claudin's how ni forward kubera iki ati ni link irahari reka ngisharinga abantu barongera bakibone ariko kugikongera kugisubizaho kimaze imyaka 3 it's not professional ntabwo ari ukuzura kaboze nuko rero ikiganiro cyakoreshejwe nuko ibyacyo byagenze yego ikintu gikomeye cyane byaturutseho navuga ngo byazamuye ngire ngo aba bantu nkuko mwagendanye urugendo kandi n'uyu munsi mukiri kumwe izi ntambara zabo byagiye bikurira biturutse ku cyo Pastor Mutesi yavuze ati Pastor Claude impamvu wangenzeho nuko washatse ko turyamana nkaguhakanira ukamponga nkanga bamwe bagenda babihuza ati hari impamvu Pastor Mutesi yanze ko baryamana n'ibindi bintu nk'ibyo ati Pastor Claude kavuga ati ahubwo bivuga ko twabikoze izi ntambara wowe ku ruhande rwawe view yawe ni yihe niki cyo nabwira abantu kubera ko bisa naho bahise babona abakozi b'Imana cyangwa se abavugira Imana benshi nk'abantu bajya basigara bakora nyuma y'umurimo w'Imana bajya mu busambanyi bajya mu tuntu tudaha Imana agaciro muri ubwo buryo butandukanye wowe nyuma y'iki kiganiro wakoze nyuma y'uko kubamenya bose aka kanya Pastor Mutesi na Pastor Claude nka Joel niki kintu abitubwira kugira ngo tubihuze neza cyane muri uyu mujyo n'umuntu dukurikiranye nawe asobanukirwa uburemere bw'ibi bintu
aha aha urakoze yego ubajije nyine ikibazo gikomeye kandi ni nawo mutima w'ikiganiro abo tugeze n'ikiganiro giye gutangirira buriya pasere kamanze nkubwiza ukuri wemera ko satani mu ijuru yitwaga rusofero Lucifer urabyemera yego wemera ko satani n'Imana baziranye ku bintu byinshi oya bara gutya wemera abami ko babiri satani yari inshuti ikomeye y'Imana n'ubwami bubiri iyo mvise ngo abami babiri uvuze ngo perezida w'u Rwanda azanye na perezida w'Ubugande ni ibintu bati barazi wemera ko satani afite ibintu byinshi byiza yakoze mu ijuru yego sibyo uzi impamvu satani twamwanze no kubera uburyo Imana yamutubwiye ubanza unyumve neza ndakumva buriya Imana kubera ari isumba byose kandi kabitabeshya ikaba nta kusigira ikaba ishobora byose kandi ishobora byose ari data wa twese biroroshye cyane ko ikintu cyangwa umuntu yavuga Imana yavuga nabi abantu babifata utyo ikimana ivuze ngo oya ntawe uvuga ngo yego yego yavuze yego ntawe uvuga hoya yego sibyo yes buriya Imana igiye mu ruhande bikavuga ati rusafero reka nibuke n'ibyiza yakoze uburyo yaririmbaga amajwi menshi uburyo yandindiraga umutekano uburyo nyine igacomoramo ibintu byiza mu kibi satani yakoze cyo kwivumbura mu ijuru akaba ari byo itubwira yego uzi ko satani twamukunda urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera ariko ibyo ndabyemera cyane ubwo ndi kugusubiza kugikunda uranyangana ndagusubiza nyine udyuze kuri oya nta kibazo ukomeza wanzike nkumviramo neza cyane urumva buriya Imana yiza mbere ku buryo wa mbere satani agakora ririya kosa ikamubabarira ntihite imuca ciraho iteka satani nta kibazo yari kuba afitanye n'abantu sibyo iyo Imana izi ikavutubwira ati satani uyu nguyu rwose ukoze ibi ni umuntu umeze gutya nako ameze utya bimeze gutya na gutya ikamuvuga ibyiza bye idacomoyemo poe negatifu satani ntabwo aba ari umwanzi w'abantu nk'uko nguko tumwanga uzi impamvu tumwanga ni ukubera Imana yatubwiye poe negatifu zayo tukaba tuzi ko ari sekibi nyine satani ari sekibi nta cyiza kuko nibyo Imana yatubwiye natwe niyo shusho tumubonamo yego yego yes ariko n'ubu abantu banyumve neza simvuze ko ari sekiza wenda ngo tube tumubona mu ishusho ya sekibi ariko ari sekiza bishatse kuvuga iki bihuye gute aha nicyo nashakaga cyane wa muntu wawe w'inshuti yawe ufite yakadasohoka hari ukuntu umuntu aba afite umuntu uri close we ewan aricyo bita best friend bamwe twita b'indani baziranye ku bintu byose icyo wariyo cyakizi wagiye he wakoze yiki byagenze gute yes nta muntu n'umwe uri ku isi hano y'Imana unyumva ikintu ushaka kuvuga ndakumva cyane nta muntu n'umwe uri ku isi y'Imana cyangwa babiri umuntu ashatse kumuvuga ho ibibi bye azi yabura ibyo avuga ntibinashoboka sibyo ari inshuti yawe ikuzi ntibishoboka ko umuntu umuziranye umuziho ibyiza gusa nk'aho ari marayika ntibishoboka ni kimwe n'uko umuntu umuziranye ntabwo umuziho ibibi gusa ku buryo nta byiza bye wibuka ntibishoboka abantu babaye inshuti ziri close umuntu ashatse kukuvuga yaza akavuga ibibi byawe abantu ntibongere no kuguha amazi yo kunywa ni ukuri kimwe n'uko ashatse kukuvuga neza yaza akagutaka ibyiza abantu bose bakakuyoboka umbaza rero ikibazo cya Pastor Claude na Mutesi njyewe ibintu byandwaje umutwe bituma nifata ku itama ndiheba ndiganyira mugani wa mukecuru
ntabwo ari ibyo bashinjanya bakoze unyumva uretse gato unyumvise yego mu by'ukuri ibyo bashinjanya biri ibyo cyangwa bitari byo njye si cyo kibazo mbona gikomeye muri iyi situation ahubwo ikintu gikomeye cy'amahano akomeye bakwiye no gusabira Imana imbabazi cyangwa bakazisaba n'Abanyarwanda niba bizashoboka ni ukubona abantu b'abakozi b'Imana b'abashumba batinyuka gufata mikrofone abandi bagafata amajwi bakandakazanya bene kano kageni ubundi ayo niyo mahano naho ibyaha byo hasi Imana itwikuruye ibintu biri mu bantu kandi ngo bitwa ngo nabakozi b'Imana nanjye wenda ndimo cyangwa nawe cyangwa nabandi ntashyashya twishyiremo Imana ikadutwikurura hari akantu yenda nkunganiyeho ego ngo hari akarimo twiga turirimba ngo Uwiteka Imana yaduhisha ibanga kureba mu mitima y'abantu yabigize ibanga yitabiduhisha twari kubeshya ngo ikihi urumva tubashe kureba ibiri mu mitima yego n'ubu nge nawe ntabwo tuba twicaranya tureba Yesu mwami muri yasimbutse n'etaje nose ugira ngo Claude na Mutesi nibo bantu bakoze ibyaha niba ibyo bavugana ari ukuri ibyo Claude avuga kuri Mutesi ari byo ibyo Mutesi avuga kuri Claude ari byo utekeza ko aribo bantu bakoze ibyaha bikomeye bakorera Imana njyewe sindi umucamanza w'abantu ariko akazi nkora kanyemera kumenya ibintu byinshi hari ibintu byinshi tubona nabonye abapasiteri bagambanira abandi ngo babice ngo bicwe narabibonye n'amaso yanjye nabonye abapasiteri bajya kuri table ku meza amwe urumva yego umwe akavuga ngo pastor akavuga ngo nimureke dusengere ibyo kurya urumva yego undi akaba yateguye uburozi uko bari gusenga agahita abushyira mu biryo by'uwo bya tageti y'ushakwa wenda n'urupfu rukazamo umuntu agapfa n'urugero ibyo bintu narabibonye man yego urumva yego nabonye byinshi biteye ubwoba kandi mvuga ko ibyo bintu byo gusenga abantu ngo bari gusengera ibiryo abantu bajye bakanura muri iyi minsi njyewe nta hantu najya niyo wanyica ngo vuga ngo bagiye gusengera ibiryo babigejeje ku meza ngo ngiye guhumiriza niyo mpumirije ngira gutya humiriza muri tekinike ngahumiriza ndi kureba urumva yego kuko hari abantu benshi bamaze kubigenderamo narabibonye mu bakozi b'Imana nabonye abakozi b'Imana nabonye abitwa ngo n'abakozi b'Imana basambanya abayoboke nabonye abakozi b'Imana bagiye basangwa n'abagore mu biro ngo bagiye kubakora amadelivrance abandi ngo bagiye kubasengera bakabasambanya hari n'abatumiwe na za Burayi naye ngo bagezeho ngo nabonye abakozi b'Imana abitwa abakozi b'Imana umukristo umwe yahamagaye kubera ikibazo umugabo yari afite cyo kudatera akabariro ngo aze asengerwe nyine Imana ihumugisha urwo rugo rubona amahoro nyine abashe kugwatera umukozi w'Imana uwitwa umukozi w'Imana yumvishe faiblesse y'umugabo ahita profita gutereta umugore we biranakunda atereka nkufashe umwanya Imana itarabikora ku mugabo wawe reka mbe nkufasha were kurengana nabo ibintu nabonye mu bakozi b'Imana none se ko ari byo nkubwira noneho nabonye abakozi b'Imana umukozi w'Imana atwara umugore w'umukristo we cyangwa wa mugenzi we yego urumva agashaka uburyo bwose yakwicisha umugabo w'uwo mugore kugira ngo amwigarurire neza kandi yitwa umukozi w'Imana nabonye abakozi b'Imana batega indege bakajya za Burayi na za Amerika gusambana bakagaruka batubwira ko bavuye mu murimo w'Imana narabibonye nabonye abakozi b'Imana biba amafaranga nabonye abakozi b'Imana Yesu mwami ubu siko byaranye n'ubu birakorwa nyine nibyo ndi kuvuga icyo rero ndi ati se Joel kuki uvuze gutyo ni ikibazo ntabwo Pastor Mutesi na Pastor Claude aribo bitwa abakozi b'Imana bakoze amahana ruta y'abandi bakoze ahubwo urumva Pasi yego
ahubwo amahano bakoze nge nita amahano ari nacyo kintu ari impungenge nkarira amarira menshi nkanasaba abakristo gusengera abakozi b'Imana b'iki gihe n'ugutinyuka gushyirana hanze bene kariya kageni bakandagazanya bene kariya kageni pasi byanteye ubwoba bintera impungenge ndakanzwe n'ibyo bavuze umwe yakoze cyangwa atakoze kuko umwe ashobora kubabeshya cyangwa avuga ukuri nge sindi umucamanza kandi ntawe mvugira nta n'uwo mbera ndimo hagati kwandagazanya nicyo kintu Yesu cyakurwaje umutwe cyandwaje umutwe cyatumye nibaza byinshi cyatumye ntekereza ibintu byinshi kuruta ibyo bakoze kuko ibyo bakoze hari n'abandi babikoze biranarenga ariko bagihagaze bakiyobora intama hariya bakiderevura abantu urumva batarandagaza ubwami bw'Imana rega buriya reka hubwire wemera ko Imana yibasira umuntu wakoze icyaha kiyitesha agaciro ku karubanda ariko ngera duhishira banza mvu ikintu uri kuvuga buriya ngiye Nyabugogo hariya nkanywa inzoga ngasinda abantu bose bakanshogera bani timuze murebe Joel wiyoboka Imana ati wa wundi uje uvuga ngo ni umukristo ati Imana yanjye ati ibintu yakoze bakabaye icyo gihe cyangwa nkagenda muri botike cyangwa mu kabari nkagura inzoga yego nkayijyana mu rugo iwanjye nkicara mu cyumba cyanjye nkakanywa byose ni ibyaha ariko uburyo Imana yakwibasira Joel wakoreye ibyaha Nyabugogo agatukisha ubwami bw'Imana bitandukanye n'uburyo yakwibasira Joel waguze inzoga akajya kuyinywera iwe nta muntu umureba sizere buri kumva kandi zose ni inzoga kandi zose ziba ari inzoga zose ni inzoga ni n'ibyaha ariko kwibasirwa Imana yanga umuntu utukisha izina ryayo ku karubanda ushobora kubikora mu bwihisho nubwo nta cyabere mu bwihisho kitazashyirwa ahagaragara ntacyo ariko byibuze hari icyo warinze rero ubwo uzi ko nkigusubiza cya kibazo wambajije ndacyagenda muri uwo mujyo n'ubundi nanjye urumva nararebye ndavuga se Pastor Claude na Pastor Mutesi nizaniye kuri YouTube ko bantengushye ku ntenguha mvuze si ibyo bakoze kuko simfite ibimenyetso by'uko ibyo umwe avuga ku wundi ari byo yego nta nubwo ndi umucamanza ahubwo ni ugutinyuka gufata mikorofone yavuze ijambo ry'Imana yavuze ijambo ry'Imana ukayikoresha wandagaza umukozi w'Imana mugenzi wa mbese nukudahishira ndeka tuvuge wenda ko yaguye yakoze ibiki n'ibiki Claude cyangwa Mutesi imbere y'Imana wenda ikaba yamubona nk'intumbi reka bari byo utarime nkoresha kugira ngo abantu bumve icyo nshaka kugira bene biri ababyita gushinyagurira intumbi ya mwene so nibi byo buri wese avuga ku wundi ari byo buri wese yaba ari gukora icyo bita gushinyagurira intumbi ya bene se kuko buriya uzi ikintu cyari kugira iyo Claude avuga Mutesi agatuza burundu agahora akamwihorera ntibyari kugeraho ariko reka tugaruke inyuma iyo Mutesi avuga Claude agatuza byari guhita bihora Claude yo gutuza byo ni kirazira nicyo kibazo gikomeye sa ibyo uvuga ngo gutuza ejo nazanye n'abantu mu modoka ahantu nari mvuye bari kuvata ariko buriya Claude ari gushaka ntihita ari gushaka umumama umwe twari twicaye avuga ati ni ukuri kw'Imana kugira ngo nijye hiti mu bintu nka biriya byo kutuma abantu bamvuna nanapfa nkipfira nabase kubera icyo uvuze amagambo akomeye gutyo mama ati hiti buriya siriya ni hiti man hasi byarambabaje warumbajije imbamutima zanjye kuri byo byarambabaje reka dukubite n'ubundi dukomeza tubangura Claude nyirengo niwe watangiye iyo operation yari imaze gutura ku kiganiro Pastor Mutesi yakoze ku Isimbi TV asobanura ku by'urupfu rwa Rusagara wari umufiance we biteguraga kubana
yamara akideklara ngo umugabo wanjye kandi bataragiye mu mategeko bataragiye ahandi ahariho hose. Joel, Mutesi yaba yarakoze irihe kosa rikomeye cyane nyuma y'urupfu rwa Rusagara, yaba yarabaye imbarutso ya bino byose? Kuko iyo Mutesi usa yenda ngo yakoze ikiganiro ku Isimbi, ndatekereza ubu ngubu benshi tuba twarakoze n'ibiganiro tuvuga ngo Rusagara wari umugabo wa Mutesi bijyanye n'uko amaze kumukwa, ariko ko Mutesi yabyivugiye mu kanwa ke akaba ko ari umugabo we, byatumye abasesenguzi wumva ko bari basanze banamurwaye kuko yabivuze buririyeho bakavuga ngo ceceka, ntiwari ugize umugore we kuba yaragukoye, nta mategeko yakujyanyemo, nta n'urusengero yakwinjijemo, kandi ikintu ntimugize munahura. Ceceka rero, ibyo ngibyo hoya, bisa nkaho ari byo bibyaye ibintu binini cyane byanavuyemo bamwe uyu munsi ko bari kwitaba muri RIB. Uko tuvugana nyine ngo Claude ari kimihurura kuri RIB agiye kwitaba kuri bijyanye na bino bibazo byose bimaze iminsi hanze. Mutesi yabarakoze irihe kosa? Yagiye uyu munsi ubu ari cyo kimihurura niba atavuye nkurikije amasaha ageze. Yego, njyewe rero nkanjye Joel ariko ntitaye kuri komanteri n'ubufana, njye mbona Mutesi nta kosa yakoze. Kubabazwa nuko none se reka nkubaze, yego, ubu ntabarutse ukavuga ati Joel ukuntu yari inshuti yanjye n'urugero, ati ukuntu yari inshuti yanjye njyewe nsizeho ko abajama banjye muzajya muza hano nimugoroba dutarame twibuke babwira ubuzima bwa Joel n'ukuntu yari umwana mwiza, wenda biri no gukorwa mu rugo iwanjye cyangwa n'ahandi. Ubundi cyaha wabukoze n'iki? nuko yavuze ngo n'umugabo we wari inshuti yanjye nkabikora, icyaha wabukoze n'iki? Ntacyo, nta namba. None se njyewe umunsi muzehe wanjye atabaruka, yego, ku gihe.com barampamagaye banyaka interview nk'ahantu wakoze, muzehe wawe twumvisha amakuru ameze gutya gutya, nibyo cyangwa si byo? Ndababwira ni Zaburi yarampamagaye audio, yego, ndababwira turi kuva gutora umurambo Igisenyi, ndababwira barambaza byagenze ute, duha amakuru, ndabivuga. Urumva? None kuba umuntu yabwira amakuru abantu ko yapfushije umuntu we, ubundi kibazo kiri. Ikibazo cyabaye kuvuga ngo yari umugabo we kandi nta mategeko ya leta. None se ubundi umuntu agirwa umugabo w'umuntu n'amategeko cyangwa mugirwa nuko babyumvikanye? Wowe uhagaze hehe? Buriya reka hubwiza umunsi uzahura n'umukobwa muziranye cyangwa mugire, yego, mukicarana ahantu mukavuga tumva rero ati njyewe Pasi ndashaka kumbera umugore nihitiyemo mu magana menshi y'abandi, yego, ati rwose tukazabana karamata tukazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo Yesu agarutse. Ati rwose ati sinzagusiga nzagutetesha ngutoneshe ngusige ngusigasire, ndakubwira ukuri, ugatera imitomo. Umukobwa ati nukuri kose ati ibintu byose unsabye ndabyemeye, kandi nanjye nzakugandukira ngo ukundi iteka ryose umugabo mwiza, mugahoberana aho ngaho muri. Yego, icyo kintu ibindi bizaba byose ni imihango, ibyo bintu mukoze biremyo kuri umugabo wuriya nawe ari umugore wawe kurusha ibindi bintu byose bizakurikira. Ibizasigara ni umuhango. Yego, kuko uravuga ngo umuhango wo gusezerana imbere y'Imana, umuhango wo gusaba no gukwa, ariko umuhango habanje kuba amasezerano yaba juste. Icyo nkubwira, umunsi mpura na madamu nkamuhamagara tuwenda tukaganira kuri telefone tukagenda ariko ndi kugushaka, yego, tiduhure live. Burya rero maze iminsi nkubwira ko ngukunda, nawe umbwira ati none nafashe icyemezo ko ngomba bitewe n'uburyo nakubonye, indangagaciro n'uburyo byose nakubonye. Mfashe icyemezo ko ari wowe ugomba kumbera umugore, yego, ukaba mama w'abana banjye, tukazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo Yesu agarutse. Nawe akabyumva akabitega amatwi n'umutima we akurikije uko ambona nuko nanjye mubona, akaba ati ibyo bintu byose umbwenda byemeye nemeye kukubera umugore, ati kandi rwose nukuri sinzakubabaza, ati nzakubabera mwiza. Yego, aho hantu Joel nihabereye umugabo w'umugore rwose, umugore nihabereye umugore w'umugabo. Niyo mpamvu abantu benshi bakoze amadivorce batabizi kurusha
ibindi byose bizakurikira tuza kuri Mutesi ibyo kuvuga iby'amadivorce ngo no gushaka benshi ngo ibiki ibyo nge ntubimbaze ntubinzanemo ibyo ntaho bihuriye mbabarira ntitubisheneye cyane aka kanya rwose niba Rusagara na Mutesi baravuze bati twese rero twatandukanye nabo twashakanye kandi wenda mu myumvire mu mategeko yabo sibyo y'Imana cyangwa bishyiriyeho bumva byemewe ko umuntu yashaka rimwe kabiri gatatu bakemeranwa yuko bazashakana bazaba umugore n'umugabo yego Rusagara agatera intambwe agafata irembo agatanga n'inkwano famiye ya Mutesi kamumenya urumva yego bakarindira iby'amasezerano yo kuzasezerana mu murenge bakarindira iby'amasezerano yo kuzasezerana mu rusengero ubundi umuntu baganiriye gutyo udahari bafite ibyo bemeranijwe udahari ubyivanga mute bakagera n'urwego inkwano umuryango wa Mutesi uzakira ubundi ukambana Mutesi gute ko yavuze ko Rusagara ari umugabo we bikagutera ikibazo ugashya ugahinduka bihagurukamo ugafata inuze ubundi izo nimba ubundi nakankubaza buriya Claude cyangwa n'abandi kuvuga cyane ko Rusagara ko Mutesi yiyitiriye Rusagara atari umugabo ubundi nimwe bari bafitiye Rusagara ese bari bazifitiye Francine umugore we wa mbere n'abana ese bari bazifitiye Mutesi ese bari bazifitiye Sabe w'isimbi wahaye Mutesi ikiganiro ese bari bazifitiye Imana wari wazanye Mutesi kuri kamera bari bazifitiye Imana se bari bazifitiye Imana ubundi intego yabyo kurwanya icyo Mutesi yakoze ngo nabonye ngo urumva ngo imbaraga yazikuye nuse niba Imana yahaye umuntu imbaraga zo kujya kubwira abakunzi be yuko umukunzi we yatabarutse bitakire n'igihuha ubundi ibyo urabireba Joel se we yazikuye umunsi igihe bamuhamagara ngo utanga interview umunsi abarunaka abanyamakuru bamuhamagara ati koko ibintu turi kumva nibyo kuki nta bavuze ati ko se Joel koko ziriya mbaraga zo kuvuga ku bitangaza makuru papa we yitabye Imana ubazikuye ubusa nuko ntakundaga papa tuvugisha ukuri nyine ubu nuko ntamukundaga man pasi njewe mba mvuga abantu baje banyihanganira nje mvuga nkanje uko numva ibintu ariko mbona uretse abantu ko ari bantamunoza uretse ko abantu ari banyamugushwa n'akadodo yego uretse ko abantu ari bamugiyo bigiye abafana bakunda buri wese iyo bamutwaye niyajya ariko ngo Pastor Claude ngo yavuze Mutesi man ibyo bintu yamuvuzeho bikagenda bikakwibagiza ibyiza byose waruzi kuri Pastor yamagambo meza yakubwiye man hari n'abantu yatumye bihana man bikabikwibagiza kweruka ukamutera amabuye hari nabo yagaruye ibyishimo Mutesi yavuze Claude bikakwibagiza ko hari ikintu cyiza wenda yaba yaragukoreye cyangwa yaba yaravuze basi kikagushimisha cyangwa kikagira icyo gikora mu buzima bwawe yego abantu niba umuntu avuze umuntu nabi ntibikwibusibisha ibibi amuvuze nabi kuko we yagiye acomora muri byinshi byiza yakoze azanamo puwembi gusa barizo aza kukubwira ariko uzame ikiganiro cy'isaha mubwire ibyiza bya Pastor Mutesi kandi ntabwo ndi PR oyebwo na Claude nabibona na Claude nabona iminota 30 yo kuvuga ibyiza bye Mutesi wabone sa Pastor Claude wabona uburenganzira bwanjye ikindi kandi imbuto umuntu yera nizo abantu basoroma niba Mutesi yaranyereye imbuto nasoroma mu isaha Claude akanyera imbuto nasoroma mu minota 30 nta nukuye kubigiraho ikibazo ibyo nabyo mu biratera ikibazo ni uburenganzira bwanjye bwawe bitewe n'imbuto uwavuga ibyiza by'umuntu yabibona uwavuga ibibi yabibona nawe ukomanta ugira gute uwo muntu w'inshuti yawe mugendana mukorana byose ashaka kuvamo agashyira faiblesse zawe hanze abantu bakwifata kwitama abantu bakwiruka rero niba Claude yacomoye ibibi bya Pastors akaba ari byashyira hanze ntabwo bikwiye kwibagiza Joel Pasi nawe uri ku kiganiro ibyiza bya Pastor Mutesi niba Pastor Mutesi yacomoye ibibi yego
cyangwa mu bibi bya Claude akaba ari byo aza kutubwira. Ntabwo bikwiye kukwibagiza ibyiza bya Claude, ntibikwiye kukwibagiza. Niko twagombye kubaka societe yego. Ahubwo abakristo bagasenga bakavuga ati mwokagira Imana mwe, aba bakozi b'Imana batangiye kwandagazanya kuri social media bene aka kageni. Imana idufashe ntihaze n'abandi basi kandi naba barekeraho. Nicyo umukristo akwiye kuba ari gukora, niryo sengesho akwiye kuba ari gusenga. Yes, ikindi kintu cyo tugiye kwitsaho cyane kinakomeye, bamwe bari declare bakavuga ngo Pastor Claude niwe wakoshereje Mutesi, Mutesi niwe wakoshereje Claude. Ubundi ubona umunyamakosa muri kino kintu nuwuhe? Navuga ngo nuwuhe muntu watumye ibintu bifata indi ntera? Bamwe baravuga ati iyo Mutesi yicacira naze kuri kamera Claude ntari kubona ibyo avuga. Bamwe bakavuga ati se Claude yabivugaga biriya byaramurebaga, bibe kukiyazanye bino bintu. What on your side, ku ruhande rwawe ni ikihe kintu ubona cyabaye hagati ya hariya? Ushobora kuvuga uti Claude ahantu wakosheje watumye ibintu bizamuka bitagomye kugira bigera, cyangwa se Mutesi ubona ari nde nyirabayazana muri bino bintu byose? Harimo nyirabayazana na sebayazana. Umwe ni nyirabayazana, undi ni sebayazana. Ni ukuri. Uzi umunyamakosa muri bo nuko uvuze babiri ariko ni batatu. Ngiye muri no situation mpabona abantu batatu. Hari Pastor Mutesi, hari Claude, hari na Satani. Urumva? Satani si umuntu, ni ikintu. Ni ikintu. Umunyamakosa ukomeye cyane ni Satani. Satani yashutse Claude waje kuvuga. Ni Satani yashutse Mutesi waje kuvuga. Ariko ubundi yego nicyo nasubiza, reka ndeke kuvuga byinshi. Umunyamakosa ni Satani. Se kibi niwe wakoresheje amakosa, kuko ni ushaka abana b'Imana bacanamo kabiri ushaka abana niwe munyamakosa. Ni ikintu gikomeye cyane. So uyu munsi tugenda ku bantu bamwe bagiye baza bakebura abantu, baza babagira inama tibone byagakwiye, kuko urumva ni ibintu byari byatangiye kuzamo n'abandi bantu nabo bari mu cya kiganiro nyine ngo witwa Valentine, nyine ngo niwe kijemo niba ntibeshye. Hagiye haza hagaruka amazina y'abantu benshi cyane, bande bose bazamo, ba Derife bazamo ibutare ngo Mutesi. Yewe nahamagaye Pastor Claude noneho ubwiza ukuri. Pastor Claude atiki namubwiye ni Pastor wambabariye ugahangana na Pastor Mutesi mufitanye ikibazo ukareka abandi bantu. Iki ibintu uri gukora ari amahano. Urazana abandi bantu kubera iki? Ngo Mutesi yabazanyemo mbere. Ni nose niba yarakoze ikosa nawe urarikora. Tibasi reka tuvuge ko Mutesi ari umugore. Tiguhagaragaje ubugabo basi. Ngo atubuse atubundi uretse ko sinzi ukuntu wenda umuntu aba apanga ibintu bye. Ubundi Mutesi niwe umuntu w'umugore, niwe wari ukwiye kuba icyitegererezo kuri Claude, cyangwa Claude ni nk'umuntu w'umugabo ampulisi w'umukozi w'Imana, niwe wari kubera abagore icyitegererezo mu byo kuvuga. Ariko ubundi nta mugabo w'inshajwa. Nshatse kuvuga ngo Pastor Claude yatakaje karite yo kuba umugabo, yatakaje karite y'ubugabo muri situation yo kuvuga. Kuba kuza kurepeta ibintu, gushyiramo ngo Derife ngo urugo rwe rwarasenyutse, mani ibyo guhanganye n'uguhangana nawe ukareka abandi bantu koko. Njyewe mvugisha ukuri, nyine niko kuri kwanjye uko nkumva. Ndabizi hari abo turi bubuhuze, hari n'abantera amabuye, nje nta kibazo ndabyiteguye. Ariko mba mvuga imba mutima zanjye. Ubundi abandi bantu bazamo gute? Ari Pastor Mutesi wabasizemo yakoze ikosa, ariko Claude noneho wabagaruyemo akabatsindagira agashyiramo n'abandi yakoze ikosa. Bagombye guhangana abo ubwabo, ariko ntibajye gushyiramo iki abandi bantu. Nyengwa n'ikintu nyengwa kuri uyu munsi hari abantu Claude yagiye avuga. Hari n'uwo yampamagaye ejo bundi arambwira ngo ahangaha navuze gutya, tunagusaka icyo kiganiro wagikuraho kubera ko uyu muntu biramubangamiye bijyanye na profile afite, yajemo muri ibyo bintu ngo by'inguzanyo ngo zaturutse ngo zibiki byose, bituma hari abantu amazina bagarukamo kandi badakeneye ko hagira umuntu umenya movement z'ibyo bintu. Uzi uwo muntu nanjye yarampamagaye
uzi umubabaro famiye yifite bishobora no kutagarukira hafi ntabwo byagarukira ambwira ati ni gute ibintu by'amatiku by'amanjwa n'ibiki abantu bahangana bakanzanamo ngo amakredi ibiki n'ibiki uzi ibibazo byamuteje muri famiye n'abandi bantu kumana sinzi koko abantu bahanganye bo ubwabo bakareka gushyiramo abandi bantu man koko please ni ukuri ni ikintu natakambira ninginga kuri aba bantu bahanganye bahanganye ubwabo bakavanamo abandi bantu koko icyo ni ikintu kimwe gikomeye cyane abandi baranenze bavuga ati Pastor Mutesi ntabwo byari bikwiye kuza kuvuga ko Pastor Claude yakwimye donc wamwimye tena ko wamwimye akaba ariyo mpamvu y'ibyo bintu byose ko waranze ko muryamana ko abagabo bose basabye abagore bakabima abagore baze kubivuga Mutesi yaravuze ati ntabwo byari bikwiye ko ibintu bivuga muri no situation yena no gutabitangaje mu itangazamakuru abo wabibwiraga waruzi ko arabanye ariko atansiyo nabwo Mutesi avuga ririya jwi uko nabyumvishe Claude uzi ko amaze iminsi nyine ewana amwibasiye pe amucurikiye ikibuga niko babyita none Mutesi yaje kubivuga ashaka kwereka atakira nk'umuntu ashaka kwereka isi icyo bapfa icyo nabonye kuko yabiganirije umuntu Pastor n'abantu benshi bamuganirizaga ari babwiraga vuga ati ikintu dupfa na Pastor Claude yananze ABCD kubera impamvu izi n'izi niyo mpamvu nabyanze bigeraho ubwo bino bintu ambwira ko nzabyishyura nsaba n'amafaranga ndayamwima ariyo mpamvu yambwiye ngo azangezayo ashaka n'abambari n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo so hari ikosa Mutesi yaba arakoze kuvuga ati kugira ngo n'abantu babimenye bikaza kurushiduka n'isi yose yabimenye yuko impamvu y'ibi byose ari uko Mutesi yanze kuryamana na Pastor Claude hakahita haza n'abandi bagore barenze bangaye bavuga ati nanjye ibintu Pastor Claude yarabinkoze kuko bahise baza bamwe bakavuga ngo ni Pastor Mutesi waboheje abandi ngo ni abantu babishyuye so on your side bino bintu wowe ku ruhande rwa bimeze bite ku ruhande rwanjye rero ruraza rugaruka kuri cya kintu nigeze ngusubiza ntibyari ngombwa ko Pastor Mutesi abivuga cyangwa byari ngombwa ntibyari ngombwa cyangwa byari ngombwa ko Claude asubiza avuga kuri ya biriya byose yavuze ufite ikosa ni satani wabashutse sekibi ababwira ataha igisubizo cyahava kino cyaba igisubizo kino cyagukura mu isoni kino yenda cyagukuraho urubwa gutyo ya dusa nko dutangira ikiganiro hari akantu wambwiye ati akanaza kukagarukaho nyuma sinzi niba ukibuka harya karagake nyibutse wari ugiye kuvuga ngo icyo wavuga kuri Pastor Claude na Mutesi in general kuravuga ati aka kantu nabigarutseho nibira navuze byuko ikosa rikomeye ari ugushyirana hanze kurusha ibyaha bakoze yego aho natanze ingero zo ko hari n'abandi bakozi b'Imana cyangwa bita abakozi b'Imana bakoze ibyaha bishobora kuba binakomeye kurusha ibya bariya ahubwo bari akaba ari uko ari wo tumenye ariko atansiyo ngiye nagiye uyu mwaka ujya gutangira yego nagiye gusenga mu ruhengeri harya hari ubutayu buhari bwitwa ngo iki harya ka gasozi mu ruhengeri njya gusenga umumama ndamwibuka aramfata ambwira ibintu byinshi by'aka kazi dukora hari nibamuka ngo utabare bya ego bamuka ngo utabare niya Kimisagara oya ntabwo ari banguka gutabare ntabwo ndi kwibuka izina rya ntunkire udatuma mbyitiranye abantu bakampfeba ubundi ni ngombwa ko hari raporo yaho nagiye gusengera bafate kari mu ruhengeri umumama arambwira ati uyu mwaka w'2024 dore ibintu Imana igiye gukora ureba n'amaso yawe ntibizagutungure ati Imana ifite gahunda y'uko igiye gushyira abantu ku karubanda ati igiye gufata abakozi b'Imana babivanga ibashyire ku karubanda ati ku buryo amatwi y'abantu azacura injereri nawe ubwawe ati kuko nabonaga byari kuzaguhungabanya cyane ariko komera ubyitege bibaye bino navuze se ibi ni bya bindi Imana yavuze ntabwo mbihuje n'uko ari by'Imana yavuze abantu banyumve neza ariko biranashoboka ubwo ari wenda birashoboka ahubwo birashoboka ko byaba bano ariko tukitega n'abandi nyuma niba batajya bisuzuma ngo bino bintu babyigireho nabo bazarangira babaye akabarore Pasi ndumva nshaka ko dusoreza
nikomeze ndumva ibintu byose nagombaga kuvuga ku iki kibazo mbivuze ibindi bintu numpatiriza kuvuga ibindi urankoresha amakosa ntabwo nshaka gukoresha amakosa kandi nabyo koko kubaha umutumirwa gusa tugiye kuza dusa nkaho yenda ni nka overview ya kiganiro cyose tumaze gukora icyo abantu bagomba kurebera especially ku bantu mu murimo w'Imana kuko bino bintu bisitaje abantu benshi kuko navuga ngo abitwa abakozi b'Imana abitwa abashumba abapasiteri cyane cyane bafashwe ijambo n'abapagani ejo bundi ngo nakoranye n'umusiramu azavuga ati muceceke muhore mwari mwabona mu bakatolike mwari mwabona mu adventiste mwari mwabona mu yandi matorero mwari mwabona mu bayisilamu mwati nimufatire urugero kuri Yesu natwe abayisilamu Yesu turamwemera Isa ngo sinzi uko namwita ngo ni Isa tumufata urugero kuri Yesu ibintu bigende gutyo so ni kihe kintu abantu bagomba gukora ko turi mu rugendo rujya mu ijuru kandi turi mu bihe bya nyuma uko bigaragara kandi uko byahanuwe kuko nyine ngo ku gihe kiriho imyaka myinshi yaratambutse ariko igihe cyo guhemba no guhana kirageze n'iki kintu wabwira abantu bakuriye kino kiganiro baba ari abakristo kugira ngo bere kwivanga mu bintu bitabareba kuko hari igihe ushobora kutazahanirwa ko ibyo biyenda wabikoze ariko azahanirwa ko wafashe ijambo cyangwa se wagiye kutarama ibyo bintu kugira ngo ujye mu bindi bifite umumaro ukajya kwirirwa ubunza byagenze gutya bigenze gutya kuko utazanwa ko yabikoze azahanwa kwenda ntacyo yabikozeho bimeze bitaho ngaho ikintu rero navuga cyangwa inama nagira abakristo bari kurebera kino kiganiro inama ya mbere nuko buri wese akwiye kugucunga izamu rye buri wese ku ruhande rwe akirebaho nta atagendeye kuri runaka ku izina runaka ahubwo we akigenzura n'Imana ye akareba niba imyambaro ye itunganije hari umuririmbyi ngo muhore mukenyeye mu mitima ngo amatabaza yanyu ahore yaka aho gutanyura imyenda yanyu ahubwo mutanyure imitima imyambaro yanyu ntibi bitenge n'ibishanana ahubwo imyambaro iba imirimo yo kwera no gukiranuka buri wese ku ruhande rwe buri wese ku giti cye ashaka uburyo agwiza imirimo yo kwera no gukiranuka numva ari ibyo ngibyo nasubiza kuri icyo kibazo yenda ku bindi birenze ibi ukeneye kuvugana na Joel nyire ngo watanga nimero yawe niba nta kibazo n'ubundi bire ku karubanda ariko argiye n'umuntu avuga ati reka profite mbone nimero ya Joel yenda biraza kuba ari byiza cyane niba nta kibazo wadufasha nimero yanjye ni 078831 03298 ni nayo nkoresha kuri WhatsApp Joel mani gumugisha cyane abakurikiye bokamana abakurikiye impanuro mwese turabakunda cyane kandi tubabwire ngo mukomeze kujyana natwe kandi mureke twubake umurimo wa data kuko nibyo tuzabazwa nibyo tuzahemberwa kandi amajwi ya satani muyime akanya muyime umwanya muyime icyuho cyaho yakwinjira kugira ngo abe yasenya cyangwa se acogoze abakozi b'Imana rero Imana ibamugisha mwese turabakunda nakagaruka mukomeze kugira ibihe byiza Imana ibarinde Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe